mbese wari uzi yuko hari icyo waremewe? Mbese wari uzi yuko utapfuye kubaho? Mbese wowe uzi icyo waremewe? Dukurikire neza muri aya masaha, muri uyu mwanya turi buze gusoza iri jambo tugiye kuganiraho. Uzi neza icyo waremewe. Burya ntago wapfuye kubaho, hari icyo waremewe. Imana iduhana umugisha. Amazina yanjye nitwa Prophete Gildas. Nguhaye ikaze kuri iyi channel, komeza ubane natwe udukurikire, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku wundi. Imana iduhana umugisha. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana, Imana iduhaye kuganiraho uyu munsi. Imana iduhana umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana reka dusenge. Mana, ndagushimiye ko utwemereye kugira ngo tubane muri aya masaha, kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Fasha tuyobore kandi umwuka wera tuganze. Nyemerera ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe bukomeze gutegeka kuri buri umwe wese udukurikiye, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana iduhana umugisha. Karibu. Burya hari ikintu waremewe. Ntago wapfuye kubaho gusa, ntago Imana yapfuye kugushyira hano muri iyi si gusa. Oya, ntago iyi si urimo ntago wayisanzemo, ahubwo hari ukuntu wayigezemo gute? Mbese ni igiki cyakuzanye? Burya ntago Imana igipfa kure mu muntu gusa ngo imushyire muri iyi si. Ntago kuvuka k'umuntu bijya biba impanuka, ahubwo ni ibintu bitegurwa. Hari uko biba byaragenze kugira ngo ubeho, kugira ngo uvukire aho wavukiye, kugira ngo ube uri mu gihugu urimo. Ntago ari ibintu byizana gusa, ahubwo ni ibintu biba byarateguwe. Imana iduhana umugisha. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Turi busange mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma duhereye ku gice cya mbere, dusome umurongo wa 26. Reka dusome twumve iki jambo ry'Imana ritubwira. Imana iduhana umugisha. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo twahaye intego ivuga ngo icyo waremewe. Hari ikintu waremewe. Imana ishimwe. De savoir au notre. Iyo abantu bakoze ibintu, burya hari icyo baba babikoreye. Abantu bajya bahimba ibintu cyangwa bakora ibintu, bagakora ibintu bigiye bitandukanye, ariko hari ikintu baba babikoreye. Uwakoze imodoka yayikoreye gutwara abantu, uwakoze isuka yayikoreye guhinga, uwakoze imbunda yayikoreye nayo kurasa. Buri gikoresho cyose umuntu akora hari ikintu aba yaragikoreye. De savoir au notre dibe. Umuntu ntashobora gukora ikintu na atafite icyo agikoreye. Ni ukuvuga ngo kugira ngo kandi icyo umuntu yagikoreye ntago cyakora icyo atagikoreye. Ntago umuntu yafata imodoka ngo ajye kuyihingisha cyangwa ngo afate isuka ngo ayitwarisha abantu. Ntago bibaho. Ni ukuvuga ngo icyo umuntu akoze gikora icyo yagikoreye. Ntibishoboka yuko umuntu ashobora gukora ikintu nta kintu yagikoreye. Ibyo ntago bibaho. Imana nayo nuko rero. Imana nayo ntishobora gukora. Imana nayo yaraturemye. Imana niyo yaturemye. Ntago ari umuntu waturemye, ahubwo ni Imana yaturemye. Imana rero yaraturemye. Rero kugira ngo itureme hari ibyo yaturemeye. Ntago Imana yaturemye kugira ngo tube nk'umutako. Hoya. Ntago Imana yaturemye kugira ngo iturebe gusa. Hoya. Hari ikintu Imana yaturemeye. Impamvu Imana yakuremye, hari ikintu Imana yakuremeye. Imana iduhana umugisha. Dore ikintu
Imana yaturemeye, dore ikintu Imana yaturemeye. Imana yaturemeye kuyihesha icyubahiro. Turabisanga muri Yesaya 43 umurongo wa 7. Ibi bitwereka yuko Imana yaremye umuntu kugira ngo bitwereka ko Imana yaremye umuntu kugira ngo ayihe icyubahiro mu mibereho ye ya buri munsi. Icya kabiri Imana yaturemeye ni ukuyimenya no kubana nayo buri munsi. Yaraturemye kugira ngo tujye tubana nayo buri munsi. Imana yaraturemye kugira ngo tujye tubana nayo buri munsi. Iteka ahantu ntago Imana tubana nayo igihe runaka, oya. Uri mu kazi, ugenda mu muhanda, uryamye, uri kuganira na bagenzi bawe, uri mu muhanda ugenda, igihe cyose, ahantu hose uri, Imana yarakuremye kugira ngo ujye ubana nayo igihe cyose. Ahantu hose waba uri, ahantu hose waba uherereye, uba uri kumwe n'Imana. Akazi kose waba uri gukora, ibyo waba urimo byose, uba uri kumwe n'Imana. Icyo Imana yaturemeye kubana nayo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibi byerekana neza cyangwa bigaragaza neza ko Imana yaremye umuntu kugira ngo agire isano ryayo n'Imana. Imana yaraturemye kugira ngo itugire isano ryayo. Imana ishimwe. Icya gatatu, Imana yaturemeye gukora ibyiza. Abefeso igice cya 2 umurongo waho wa 10. Ibi byerekana neza yuko mu buzima bwacu bwa buri munsi tugomba kugaragaza imirimo myiza. Mbese imirimo myiza ugaragaza ni iyihe? Aho ugenda hose, ibyo ukora byose, ibyo wirwamo byose, uba ugomba kugaragaza imirimo myiza. Aho abantu muri sosiyete ubamo, ugomba kugaragaza imirimo myiza. Kuko kugaragaza imirimo myiza nicyo Imana yakuremeye. Yakuremeye kugira ngo ukora imirimo myiza, imirimo yubahisha Imana. Mbese hari imirimo myiza ujya ukora? Mbese imirimo yawe yubahisha Imana? Imana itugirire neza cyane. Kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo uvuga yuko ari muri Kristo Yesu, ngo agende nk'uko nawe yagendaga, yitware nk'uko yitwaraga. Yesu yakoraga neza, Yesu yakoraga imirimo myiza. Mbese nawe imirimo yawe ishimwa n'Imana, kuko kimwe mu bintu Imana yakuremeye nuko ugomba gukora imirimo ishimwa nayo, ariyo mirimo myiza. Imana iduhana umugisha. Ibi byerekana neza yuko tugomba kugaragaza imirimo myiza ndetse n'urukundo. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ugomba kugaragaza urukundo muri sosiyete urimo ndetse mu bantu mugendana, aho ariho hose ugeze ugomba kugaragaza urukundo, kubera ko urukundo burya niyo shusho y'Imana ku muntu. Ikigaragaza yuko usa n'Imana ntago ari ukuri inzobe, ntago ari ukuri igikara, ntago ari ukuri muremure, ntago ari uko uri umuntu runaka wize, hoya. Ikigaragaza yuko usa n'Imana ni urukundo, kubera ko Imana ni urukundo. Mbese ugira urukundo? Mbese ukunda mugenzi wawe, ukunda abandi nk'uko wikunda? Ikigaragaza yuko usa n'Imana ni ukugira urukundo. Mbese usa n'Imana? Birakwiriye yuko usa n'Imana, kuko mu byo Imana yakuremeye ni ukuyigaragaza, ni ukugaragaza ishusho yayo. Imana itugirire neza cyane. Icya kane Imana yaturemeye ni ukuyikunda no kuyikorera. Abwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 22 umurongo waho wa 37. Ibi bigaragaza yuko ari ukuyikunda no kuyikorera. Imana ishaka yuko uyikunda, kandi Imana ishaka yuko uyikorera. Ni gute wakunda Imana? Ni iki kigaragaza yuko ukunda Imana? Gukunda Imana ntago ari ugusenga cyane. Gukunda Imana ntago ari kuba mu rusengero, cyangwa ntago ari kuvuga ubutumwa. Gukunda Imana ntago ari ukuririmba. Gukunda Imana ntago ari kuba mu masengesho cyane, ntago ari ukuzamuka imisozi kurenza abandi, hoya. Gukunda Imana ni ukuyubaha. Uvuga ko akunda Imana agomba kwitondera amategeko y'Imana. Imana ntago ishaka yuko tuyibwira ko tuyikunda, Imana ishaka yuko tuyereka ko tuyikunda.
wereka Imana kuyikunda gute? Ikuntu wereka Imana kuyikunda nuko witondera amategeko yayo, nuko wubaha ikikubwiye, nuko wanga icyo yanga. Nicyo kigaragaza yuko ukunda Imana. Kandi ntabwo ugomba no gukorera Imana. Muri byose ugakorera Imana, ugakora imirimo myiza. Gukorera Imana ntabwo ari ukuvuga ubutumwa gusa. Gukorera Imana ntabwo ari ukuririmba gusa. Ntabwo ari ukuvuga ubutumwa mu ijambo cyangwa kuririmba indirimbo z'Imana. Ntabwo ari uko gukorera Imana gusa, ahubwo no gufasha mugenzi wawe no gukorera Imana. Kwera imbuto zikwiriye abyihanye ni ugukorera Imana, kubera yuko hari imbuto twera nazo zigahindura abantu. Imana ishaka yuko uyikorera. Mwene data, mu kazi urimo Imana ishaka yuko uyikoreramo. Wakorera Imana mu kazi gute? Wera imbuto, uwerera imbuto bagenzi bawe, ni ugukorera Imana, kubera ko imbuto twera nazo zibasha kuvuga ubutumwa. Wagaburira abashonje, wafasha imfubyi cyangwa abapfakazi, wahugura bagenzi bawe, wayobora abantu ubabwiza ukuri, ubabwira ukuri udaciye ku ruhande, wabera abandi ikiraro kibageza kuri Kristo Yesu, ubabwiriza ubutumwa bwiza, yaba mu ndirimbo cyangwa mu ijambo ry'Imana. Wakora ibikorwa byiza bigiye bitandukanye, ubwo ni ugukorera Imana. Imana iduhana umugisha. Mu kazi kariko kose waba ukora, Imana ishaka yuko uyikorera. Waba utwara, uri umushoferi cyangwa ukora akazi ko gutwara, wakoreramo Imana. Byakunda watwara abantu ukorera Imana. Gerageza kubwira abantu neza, ubasubizanye neza, ubabwire neza, ugire umutima mwiza, abantu bakubonemo Imana. Kuko kimwe mu bintu Imana yakuremeye nabwo ni ukugaragaza bene uwo mutima mwiza, kandi uko nako ni ugukorera Imana, kubera yuko abantu bakubonamo Imana, bikaba byatuma umuntu yifuza gusa nawe, bityo ukaba ukoze umurimo udasanzwe kandi ukomeye. Reka nkwinginge ngo ukomeze gukorera Imana, kandi nawe nimba utakoreraga Imana uyikorere. Mu magambo make, icyo Imana yaturemeye ni ukuyihesha icyubahiro, kubana nayo no gukora ibyiza, kuyikunda ndetse no kuyikorera. Imana ntabwo yakuremye kugira ngo ukore ibibi. Natandukanye n'igikoresho umuntu yikoreye. Umuntu iyo akoze igikoresho agikoresha uko abyumva ndetse n'uko abishaka. Igikoresho ntabwo kigira amahitamo yo kwangira ugikoresha. Ntabwo isuka yakubwira ngo winkoresha. Yewe niyo kigerageje gupfa, umuntu aragikora kikongera kigakora. Rero umuntu we atandukanye n'icyo gikoresho umuntu yikorera. Imana yo yaraturemye, irangije yiduha ubwenge ndetse iduha amahitamo. Akenshi na kenshi rero Imana yo ntabwo igukoresha utabishaka, ahubwo ishaka ikwereka ikibi n'icyiza, wewe ukihitiramo. Niyo mpamvu akenshi hari abantu banga gukorera Imana kandi ariyo yabaremye. Kubera iki? Yabahaye amahitamo yo guhitamo. Imana kenshi isaba umuntu, ikamwinginga, ikamwereka ikibi n'icyiza, ikamubwira ngo wewe wihitiremo, ariko ikamubwira ngo ngwino, ikamwereka inzira yayo kugira ngo ayinyuremo. Mbese uri mu nzira y'Imana. Iyo umuntu atari gukora icyo yahamagawe, wakibaza ngo abari gukora iki? Iyo umuntu atari gukora icyo Imana yamuremeye, hari ikindi kintu abari gukora. Iyo umuntu atari gukora icyo yahamagariwe cyangwa yaremewe, abakora icyo ya Satani yamuremeye. Satani, iyo Imana yiremye umuntu, imuremera inzira agomba kunyuramo, hari ibyimuremera. Rero na Satani akibona umuntu aremwe cyangwa avutse, nawe hari ibyamuremera, hari inzira amushiriraho. None akimara kugera ku isi, akamukurura, akamushukashuka kugira ngo anyure muri iyo nzira. Yange kumvira Imana,
yange kubera ko Imana yamuhaye amahitamo yo guhitamo icyo agomba gukora, imwereka ibyo agomba gukora. Imana ikwereka ibyo ugomba gukora. Iyo rero utumviye, ukora ibyo Satani ari kukwereka. Mu itangiriro mwibuke neza yuko Adamu na Eva Imana yabaremye, yarangiza ikabereka byose, ikabereka n'igiti, ikababwira ngo kiriya giti nimuzibeshe ngo mugikoreho, kubera ko umunsi mwagikozeho no gupfa muzagira gute? Muzapfa. Ariko Satani akaza akanyura mu mudamu, agashuka, akamushukashuka, akamubwira ngo nakiryeho, kandi Imana yaragize gute? Yarababujije. Yarangiza kukirya bisanga ahandi hantu. Iyo umuntu yanze kumvira gukora icyo yaremewe, yisanga ahandi hantu, yisanga mu yindi nzira, yisanga mu nzira Imana itamuteguriye kunyuramo, ahubwo iyo nzira ni Satani wayiteguye kugira ngo azayinyuremo. Satani we aguma agushukashuka, ashaka kugukura mu nzira y'Imana, ashaka kugukura mu cyo waremewe, kugira ngo agushyire mu cyo yahimbye cye. Ashaka kukuvana mu cy'Imana, wenda agushyire mu cye yakuremeye. Gusa amaherezo y'inzira Satani agushyiramo aba ari amaherezo mabi. Uko byagenda kose amaherezo yayo agana ku kibi, kurimbuka, gushya ndetse n'ibindi, no guseba mu buryo bugiye butandukanye. Satani inzira gushyiramo ni inzira mbi, ni inzira izarimbuka, ni inzira igira iherezo ribi. Ariko inzira Imana ikuyoboramo, inzira Imana yagushyizemo, icyo waremewe ni inzira nziza, ni cyiza. Icyo Imana yakuremeye kizatuma ugororerwa, kizatuma ubona ingororano nziza, kizatuma ugubwa neza, kizatuma ubaho na nyuma y'ubu buzima urimo. Iyi nzira Imana yagushizemo nuyinyuramo uko Imana yayigushizemo, ntuyobe ngo ujye mu nzira ya Satani, bizarangira ugororewe, uzagororerwa, uzabona ibyiza. Kandi mwene data, inshuti y'umusaraba, reka mubwire ngo inzira Imana yakuremeye, cyangwa icyo Imana yakuremeye kugira ngo ukore, nicyo kiba kibumbiyemo imigisha yawe. Akenshi impamvu abantu batabona imigisha yabo nuko badakora ibyo Imana yabaremeye, nuko batanyura mu nzira Imana yabashyiriyemo. Iyo utanyuze mu nzira Imana yagushyiriyeho, ntubona imigisha yawe, ntabwo wakira ibyo Imana yakuremeye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu Imana yaramuremye, imushyira muri iyi si, igira n'ibyo imuremera, ndetse itegura n'imigisha azagenda yakira muri iyo nzira. Uko atambuka, uko agenda abona imigisha ye, agenda yakira ibye. Rero bene data, hari abantu batakira imigisha yabo kubera yuko babusanye, bavuye mu nzira, bavuye mu cy'Imana yabaremeye, ntibagikora icyo Imana yabaremeye. Rero ugasanga abahatakira imigisha ye, n'utwagize ngo abonye akaba ari twatundi. Ni nka kwa kundi ngo imvura ngo Imana ibibira imvura ngo ababi ndetse n'abeza. Iyo imvura yaguye, yaba umuntu mwiza, Imana itanze umugisha w'imvura, yaba umuntu mwiza ndetse n'umuntu mubi, bose barayibona. Ariko imigisha rero umuntu abona, wa wundi wavuye muri ya nzira, ni twatundi nyine tuba tuguye twese. Imana itanze umugisha nko mu gihugu, buri wese akabona umugisha, ariko ntabwo imigisha ye Imana yamuteguriye ntabwo ajya yakira. Kubera iki? Kubera yuko atari gukora icyo yaremewe. Gukora icyo waremewe biguhesha kwakira imigisha Imana yakugeneye. Kunyura mu nzira Imana yakuremeye kunyuramo biguhesha kwakira, cyangwa biguhesha kubona imigisha iyo Imana yakwiteguriye. Mwene data, nshuti y'umusaraba, uri guca muri yihe nzira? Mbese uri gukora icyo Imana yakuremeye? Mbese uracyakora icyo Imana yakuremeye? Birashoboka yuko umuntu yatangira akora icyo Imana yamuremeye bikarangira kivuyemo atakigikora. Mbese wowe uracyakora icyo Imana yakuremeye? Kandi birashoboka yuko umuntu ashobora kudakora icyo Imana yamuremeye, ariko haracyari amahirwe. Wasubira mu nzira Imana igushakamo, wakora icyo Imana yakuremeye umajije gusobanukirwa ndetse kumva iri jambo.
mwene data, nimba uzi neza yuko utari gukora icyo Imana yakuremeye, utari gukora ibyo Imana ishaka, wagarukiraho ugakora ibyo Imana ishaka, kuko harimo ingororano nyinshi, harimo imigisha yawe, kandi nyuma y'ubu buzima hari n'ingororano nyinshi zigiye zitandukanye. Ibyo Imana yaturemeye, ibyo yaturemeye gukora twabivuze hejuru. Nimba wabikurikiranye neza ugasanga utari gukora ibyo Imana yakuremeye, iki ni igihe cyo kugira ngo ukore icyo Imana yakuremeye, kuko aricyo kigomba kuguhesha imigisha. Wasanga intambara uri kurwana nazo ari impamvu yo kudakora icyo waremewe, ari impamvu yo kudaca mu nzira Imana yagushakagamo, ari impamvu yo kuba uri guca mu nzira Satani yakurishizemo, kuko inzira Satani yagushizemo habamo ibibazo, habamo ibintu byinshi. Birashoboka yuko uyu munsi impamvu utari gutabarwa cyangwa utari kubona ibyiza ari uko utari gukora ibyo Imana yakuremeye. Nimba utari gukora icyo Imana yakuremeye, reka nkubwire ngo haracyari amahirwe yo kugaruka no gukora icyo Imana yakuremeye. Garukiraho, kora icyo Imana yakuremeye, shimisha Imana yawe, bana n'Imana buri munsi. Uko ugenda, aho ugenda hose, aho unyura hose, mu kazi urimo, bana n'Imana. Irinde kuvuga amagambo atayihesheje icyubahiro, ndetse ugerageze kubana n'Imana buri munsi. Uryamye, uri mu rugo, ubane n'Imana. Uri mu kazi, uri mu bana, bana n'Imana. Uri mu kazi, uri muri business runaka, uri mu rusengero, ubane n'Imana igihe cyose, kuko hari abantu baba mu rusengero cyangwa mu masengesho ariko batari kumwe n'Imana. Ariko reka ngushishikarize kubana n'Imana buri munsi, kuko bizana imigisha, ndetse na nyuma y'ubu buzima bikazatuma ugororerwa. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Nyemerera imbaraga zawe ndetse n'ububasha bwawe ari byo bikomeza kutuganza kandi kudutegeka. Ukomeze kuwiteka Nyiringabo Imana kuduha imbaraga zo gukora icyo waturemeye. Tubashe kuyoborwa n'Umwuka Wera, ndetse kugenda mu nzira zawe nk'uko ubyifuza. Fasha mwene data, murengere, muhe imbaraga, abashe gukora icyo wamuremeye no kugenda uko ubishaka. Mu izina rya Yesu niko dusenze twizeye, amen. Kora subscribe, sharinga, uhereze mugenzi wawe, kugira ngo tubashe guhabwa umugisha twese n'Imana. Kandi nukuri urabukoze ivuga butumwa kandi rikomeye, uzahemberwa. Imana iguha umugisha.